Hello, meze neza. Bongeye kubasuhuza rero mbaha n'ikaze kuri Adolphe Tech nk'ibisanzwe. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Turabashoboje cyane. Nizere ko rero mumeze neza. Kandi n'abatameze neza mbabwira ko Imana irahari, biri buze kugenda neza. Dukurikije kwizera tugira n'uburyo tuba twizeyemo uhoraho cyangwa se Nyagasani. Nizere ko biri bugende neza. Abarwaye rero turabihanganishije, ndetse n'abagize ibibazo bimwe na bimwe, abapfushije ababo, abatabonye uko bajya ku mashuri, turabihanganishije. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ipasi. Hano dufite ipasi izi ziri gusohoka ubu ngubu. Urabona ko iri mixed, iravanze, ikoresha amazi, ndetse hakabaho na za zindi zidakoresha amazi. Hari ipasi ishobora gutera idakoresha amazi, hakabaho n'ipasi ishobora gutera ikoresha amazi. Rero tugendeye kuko turi kuyibona, urabona ko ari Kenwood, ni nouveau model nkuko nabivugaga, ariko hagiye hariho ubwoko bw'amapasi menshi, kuko wenda nterekana ino pasi mukavuga ngo ipasi ni iyi, wahura n'ubundi bwoko uti se katari Kenwood. Iyi rero Kenwood ni marike yayo. Urabona ko ari wate 2600. Iyo bavuze izi wate ni uburyo kiriya gice cyo hasi cyayo cyangwa se icyo twita resistance kiba gishyuhamo. Ipasi rero, ipasi ni iki? Ese ipasi ikora gute? Ese ipasi iramutse igize ikibazo irakorwa? Rero nakagaruka tugiye kubirebera hamwe. Mbibutsa ko abatarakanda kuri subscribe ndetse mugakora na comment na share ni ingenzi. Rero reka dutangire. Ese ipasi ni iki? Ipasi rero, nubwo tuvuga ngo ipasi ni ijambo ry'iritirano ry'Ifaransa. Ipasi ubundi bakunda kuvuga fer à repasser. Rero sinzi ahantu umunyarwanda yabahita bati ni ipasi, ariko ni ijambo ry'Igifaransa. Urumva ko ipasi ubundi sinzi niba rigirije, turi buze kubishakisha cyangwa se muri comment muze kunyandikira mumbwire ngo ipasi ni iki. Ariko ipasi ni ijambo ry'iritirano ku Bafaransa. Ipasi rero ni igikoresho kidufasha kugorora imyenda cyangwa se kurambura imyenda, ariko gikoresheje umuriro w'amashanyarazi. Twibukiranye ko rero twari dusanganywe n'ipasi zindi, reka senda zite za Kinyarwanda nazo zazanywe n'abazungu. Zari ipasi zikoreshwa n'amakara. Ni ukuvuga ko twashyiragamo amakara akayishyushya, yamara kuyishyushya cya gice cyo hasi kigorora umwenda kigashyuha, hanyuma ukagoroza bwa bushyuhe. Wenda tugendeye kuri nk'izo pasi zari ziriho icyo gihe, twibukanye ko amakara, hanyuma amakara akaba ariyo akereya ubushyuhe bugatera imyenda. Izi rero ziriho ubu ngubu ni umuriro, hanyuma umuriro ugashyushya, cyangwa se wa muriro wacu ugashyushya resistance hasi, ya resistance ukayigoroza imyenda. Rero bagenda bakora innovation ku mapasi, bagenda bongeramo akantu, bongeramo akandi. Ubu tugeze ku mapasi usigaye ubona ko atagikunze gukoresha, cyangwa se atagikunze gukoresha resistance zishyuha, ahubwo akoresha steam. Nimvuga steam, abakoresha uno mwuka ushyushye umeze nka vapeur. Ubundi bakunda kuzita fer à repasser, ariko zikoresha vapeur, ku buryo noneho ukoresha umwuka gusa, ntukoreshe ubu bushyuhe bw'i resistance ishyuha. Ariko wenda ipasi, nk'abantu batazi ipasi ya kera,
ubuze kwibashyira kuri screen murayibona ko ako gapasi kari kameze. Abasore bo muri no minsi n'inkumi bashobora kuba batayizi, ariko iyo niyo yari ipasi basogokuru na basogokuruza bateresha. Hanyuma wenda ibyo bwari ipasi uburyo icyo ikora, umumaro wayo. Noneho reka turebe ese ipasi igizwe n'iki. Izi turi kubona muri iki gihe, ni ukuvuga ko tugitangira dufite power cable. Iyi power cable ikidufasha mu kuyicomeka cyangwa se kuyikonekita ku muriro. Ndi kuvuga ibice bigaragara inyuma, noneho ningeramo n'imbere ndababwiye ibice byaho. Aha rero inyuma dufite switch. Aka ga switch na agakanda aya mazi aza ari liquide aca muri aka ka pipe hano imbere, cyangwa kuri aka kantu kameze nk'akazuru, akacaho akameneka ku mwenda. Noneho wa mwenda wari wanze kurambuka, iyo umenyeho amazi wari wumye cyane kwa umwenda ugwengera, noneho kuwutera bikagorana, ugakoresha aya mazi y'imbere iyo ukanze switch amenekaho, akameneka ku mwenda, noneho ugahita unyuzaho ipasi. Aha rero tuhafite ikindi gice kindi gikoresha iki ni hamwe hakoresha umwuka cyangwa ya steam cyangwa se ya vapeur. Ni ukuvuga ko amazi hano urakanda ino switch, amazi akamanuka n'imbere, hari agatiyo acamo agatunguka hano akagwa muri no resistance. Iyi resistance ifiteho imyenge, iyi myenge rero niyo icamo wa mwuka ndetse n'amazi. Iyo ugomeje ugakanda inshuro nyinshi atari rimwe, hano naho ishobora kuhazana amazi. Hanyuma aka ngaka nako ni lock ishobora kugufasha kurokinga niba udashaka ya vaperi wayikanda ntizi, kuko wenda ushobora gutera cyangwa se umwana yaza yayicokoza wari uri gutera utabukeneye vaperi agashyiramo wa mwuka. Hano rero hari lock hano byerekana ko iyi vaperi ikubye, hanyuma hano ikaba ifunguye. Hanyuma tuvuye aho turaza hano imbere, wenda hano niho nerekanaga ko ya vaperi ikubye. Hano ya vaperi yacu ifunguye, ni ukuvuga ko ya steam itunguka hasi, wa mwuka ushyushye utunguka hasi. Iyo ukanzeho irawukubita, yawukubita ugakubita wa mwenda ukarambuka. Hanyuma aha dufite iyi parti yindi imeze nka reservoir cyangwa se ni igice umuntu asukamo y'amazi akeneye kuza gukoresha hano muri vaperi n'aha imbere. Hanyuma ikindi gice dufite hano igice kindi aricyo thermostat y'ipasi yacu. Ni uburyo bugaragara inyuma, ndibuze kubereka imbere thermostat ikora gute, ikoze ite. Hanyuma iyi thermostat ifungura niyo itanga ubushyuhe kuri iyi resistance. Niyo uko ndi kuyishyushya hano urabona ko ifite maximum na minimum. Ni ukuvuga ko iyi maximum ni cya gihe ubohejeje ubushyuhe bwa nyuma ku mwisho, minimum ni hahandi uba uyifunze. Ubu biragendera kuri aka kantu kari hano. Iyo nyigejeje hano ndayifunze, hano ndayimaximije, ngize ku mwisho hamwe. Hanyuma hano rero ikagira akantu nanone bita self clear, cyangwa se ni uburyo bwo ipasi kwihanagura ubwayo. Iyo bakanze utaratangira gutera, harimo ya vacuum yacu cyangwa se wa mwuka ushyushye urasohoka. Hanyuma ugakanzeho kakubita na presiyo ku buryo haramutse hagiye harimo utwanda mo hano inside muri ino resistance, kubera ko igihe kinini ushyiramo amazi ukayishyushya, ukongera ugashyiramo amazi, kandi ishyushye igenda ikareba ibintu bimeze nk'amaruye, noneho bikaza bikistokamo. Iyo ukanze rero hano hari self clean, ihita ifata bya bintu bimeze nk'ibicafu byose ikabikubita bigasohoka hanze. Rero wenda ibi byari ibice by'inyuma dufite by'ipasi. Akanako hano naho haba itara, ni lampe témoin cyangwa se rya tara rikwereka ko ubu unanayicometse wahita ubibona. Ni rya tara rishobora kukwereka ko ipasi yawe ibaye connecte, igiye ku muriro. Ni ukuvuga ko rero iyi pasi yanjye urabona ko hano igiye ku muriro,
ariko hano ihindura itara mu gihe umaze kuyicomeka ari nzima. Iyi pasi rero iraka agatara ariko ntabwo iri gukora. Iyi pasi rero tugiye kuyikora, urabona ko ijya gushya yokeje n'umwenda wenda. Iyi pasi rero tugiye kuyikora, wenda ikintu ntari mbabwiye kuri aka gace ko hasi, iyi niyo resistance y'ipasi. Ni ukuvuga ko aka niko ka resistance cyane ko gashyuha, hanyuma kashyuha akaba ariko uteresha unyuza ku myenda. Urabona ko kaba kari ku nivo cyangwa se kari akantu bakoze mu buryo kagenewe kugorora imyenda. Rero reka dutangire dufungure turebe ipasi yacu yagize ikihe kibazo, kuko ntishyuha kandi ntikora. Hanyuma turebe ni ikihe kibazo yagize, kuki itari gushyuha. Rero iyo ngiye gufungura ipasi, agace k'inyuma aka niho mpera kugira ngo mbone uko ngera aha hose. Aha rero ndatangira, wenda ikintu cya mbere mpita nkora, mpita ntangira nkuraho aka ko kuri thermostat, aka kavaho. Aka ni akamanete ukaragisha kugira ngo uvariye ya pasi yacu. Rero ipasi uko bagenda bazikora bigenda bitandukana bitewe n'uwubatse iyo pasi ndetse n'uwayikoze. Aha rero dufitemo amavisi, wenda kugira ngo mfungure bize kuyihutira, ndafungura aya maburo yo hasi abiri, aya afashe housing yacu. Mfungure n'iyi ngiyi, ni ukuvuga ko igice cyanjye cy'inyuma cy'ipasi maze kugifungura. Ndamutse mfunguye hano, naba mgiye guteruraho iki gice kimeze nk'uyu mukondo, iki gice kiri hejuru ya reservoir y'amazi. Rero ahangaha naho rero iki ni igice cy'inyuma ndakirekuye ko nkuyemo amavisi. Hano nta mavisi yararimo, hari izigiramo amavisi hano, wenda muzajya mubyitondera. Hanyuma iyi pasi hano naho igiramo ivisi ahangaha ifunze iki gice. Ndashaka rero akantu kari gasongoye, njomba aka kantu, kaba ari akantu kameze nk'agaplastike cyangwa se kameze nk'agapira. Hanyuma nimara kukajomba nkakuremo, ukashake akantu ndajombesha kugira ngo mbone uko nkakuramo neza. Reka turebe. Aka kantu kavamo, ndagakuramo. Aka gaplastike nakabuza ko iriya visi izinjiramo amazi ikagwa umugezi. Ngiriya urabibona ko irimo, nayo ndayifungura nyikuremo. Ubu maze gufungura iki gice cyahangaha imbere, nacyo urumva ndakirekuye, ariko iki gice mfunguye turebe ko mfunguye kuri iki gice cy'umweru. Aha rero naho utu tuvamo, za manete zanjye nababwiraga, utu tumanete ndadufungura mukuremo, kuko dutuma hano harimo indi visi ifashe iki gice cyo hejuru, nako ndagakuramo. Hanyuma ndafungura iyi buro yo muri iki gice nayo nyikureho. Hanyuma nimara kuyikuramo, ndareba niba nta handi hantu mfitemo indi visi, kuko uhita ubibona niba nta handi harimo indi visi, ahandi zari lock. Iyi pasi rero wenda tugarutse kuri ino pasi, urabona ko aha ifitemo akandi gakarita kacu kari electronic. Ni ukuvuga ko aka gakarita nako gashobora gupfa iyo ifitemo agakarita, hari izitakagiramo. Aka gakarita rero karimo rore nayo ifungura ikakwereka ko ikarekura ya miriro yacu, ikaguha go ahead yo kujya mu pasi. Ni ukuvuga ko aka gace kacu ni aka nako, ariko kano ntago ariko kari gafite ikibazo. Ndakomeza njyemo imbere, ni ukuvuga ko nshaka gufungura iki gice cyose cy'ipasi yanjye, noneho njyemo imbere. Ndafungura rero aya mavisi abiri yandi y'imbere. Iki gice cyo hejuru ndahita nkikuraho cyose, ko kiraba kimaze kuba nkaho girekuye. Ubu ni ukuvuga ngo ndi gutandukanya igice
kirimo ya silinda yanjye cyangwa se ya reservoir yanjye. Noneho nkuyeho aya maburo yaha imbere, reka turebe ko igice cyanjye kirahita kikunda kuvaho. Nibyanga rero ndaba mfite indi visi y'ubugwe igamije kugifata. Ni ukuvuga ko rero ndakomeza ndasenya naka. Hari igihe uba utakuyemo amavisi ya hariya, ugenda ureba bitewe n'uko uba udashaka gusenya ibintu byinshi, ukagenda ufungura bikurikije n'ikintu ukeneye. Ubwo rero n'iki gice nacyo ndagifunguraho. Urabona ko iki gice cyanjye kivuyeho, cyarekuye. Noneho reka nkivaneho nacyo, bivanireho rimwe kugira ngo cyo gukomeza kuntesha umutwe kinderanja. Noneho nkore ahantu ndeba neza ko ibintu byose byavuyeho. Ni ukuvuga ko cya gice cyanjye rero ni iki. Urabona ko ndi kureba ko hano munsi ntabwo hari ahantu hari amavisi, ariko ndi kubona ntaho ari, ntayariho. Hano hari akantu k'akabiye. Aka kabiye rero ni kamwe gatuma iyo uri kuvariya wumva bimeze nk'aho bikocagurika. Ndagatora nkasubizeho. Uri kumva ni hano. Hanyuma ubwo ndi gushaka kwivanaho iyi parti iyi, nitegereza neza ko nta hantu hasigaye ivisi, kuko habaye hari ahantu hasigaye ivisi urayimena ukayituritsa. Ubwo ni ukuvuga ko igice nkeneye ko kivaho ni iki cyo hejuru kirimo iriya reservoir yanjye. Ko iki gice nicyo nkeneye gukuraho. Turareba, urabona ko ipasi yanjye hari ahantu gifite ifashe. Twegure kuri iki gice turebe. Aha rero hari hakirimo andi mavisi, aya yo hagati niyo yafataga iki gice kimeze nkaho ari ya reservoir yanjye, hamwe mbika hamwe stoka y'amazi yacu. Voilà. Ndakeka iki gice maze kugikuraho, ariko hano munsi nanone mfite agapipa kamwe kinjizamo amazi hasi. Ndagakuraho bishyira uruhande rumwe kugira ngo bitaza kwangirika. Ubu ndakomeje ndafungura iyi buro. Kugira ngo ngere kuri resistance. Ni ukuvuga ko ngiye ndi kugera kuri resistance, ngiye kureba impamvu idashyuha. Swat bishobora guterwa na thermostat, bishobora guterwa na imbere habamo agafizibure gashinzwe kuyikupa niba yashyushye cyane. Rero dukunze kuvaho burundu twa dufizibure resistance. Ni ukuvuga ko iyo imaze kugira ubushyuhe bwinshi cyane burengeje urugero, ako gafizibure cyangwa se ako kantu gakora nka fizibure kayo gahita gacika kakavaho, kagashya kagacika kakavaho. Iyo gacitse rero kakavaho, resistance yanjye ihita ivaho, kuko ipasi niho iba ifatiye. Ubu ndinjiye ngeze muri ya pasi n'izina yanjye. Ni ukuvuga ko kamwe nababwiraga ako nshobora gususpectinga naka aka gakora nka fizibure. Ndabanza rero kugira ngo menye niba ari kazima gakora neza, ndifashisha multimeter yanjye cyangwa se appareil de mesure. Ndifashisha appareil de mesure. Iyi appareil de mesure rero umfashe
cyangwa se ya multimeter yanjye iri bumfashe kumenya resistance ni nzima, ese aka ni kazima kaga feasible. Okay, ariko wenda ngarutse imbere kuko nari nababwiye ko nimara gufungura ngezemo imbere, ngeze kuri resistance, ndagerageza tukagivuga kuri ibi bice dusanzemo imbere. Aha mfitemo ikintu bita thermostat kamwe naberekaga uvariya, ariko kaka inyuma aka kaba gafashe muri aka, noneho gacometse muri aka kakaza kakaba karimo gutya. Urabona nuko biba biri hejuru ya housing y'ipasi cyakuri kava inyuma, ariko yuri kuvariya ni no muvoma uburi gukora. Rero aka bita thermostat ni igice cy'ingenzi mu bice bigize ipasi, kuko thermostat itariho iyi pasi ntago wayikontorora ngo igukundire, kuko yaba iri ku muriro direct. Ni ukuvuga ko yashyuha bikarenza urugero, ndetse irashyuha yageraho na resistance ubwayo mo imbere igaturika, kuko resistance uko ibikoze ni ukuvuga ko ibikeneye ikintu kiregera umuriro runaka mu gihe runaka. Niba umuriro ugiyeho uze kuvaho cyangwa se wongera usubireho gutyo kuko ari resistance chauffante, ntago yagomeza ishyuha, irashyuha ikaza kugurumana igatukura. Resistance nicyo bita resistance. Rero iyo resistance izingiyemo hano hasi mu ipasi. Iyi thermostat rero ni ishinzwe kumenya ubushyuhe waregeyeho, nubwo wagabanyirijeho, niba wayiregeye wenda kuri minimum cyangwa se wazamuye ukenda gushyira kuri maximum. Iyi thermostat yajyaho ubushyuhe igashyuha, yashyuha aha munsi ifitemo akantu k'akabati, sinzi wenda hano kuri kamera niba kagaragara, aka kari hano munsi, aka noneho ubushyuhe yamara gushyuha, urumva ukuntu kavuga gutya. Niyo mpamvu ujya wumva ipasi aho wayiregeye igashyuha, hacaho umwanya ubona ko ipasi iri gukora neza, iri kupa ubwayo, ukumva kavuze kararekuye. Ni ukuvuga ko kaba kavuye hamwe hasi kari gafashe kagasubira hejuru. Ni ukuvuga ko rero thermostat ni uku ibikoze. Urabona ko mvariya kagenda kabuja ikamanura cyangwa se ikakazamura. Ni ukuvuga ngo uko ugenda uregera ni nka volume, uko ugenda uregera ikorera aho wayishyize. Rero iyi thermostat yo yapfuye, ujya kubona ukabona nk'ipasi yashyushye cyane, byatuye rwose, bigaragaza ko ipasi yawe itakiri muri condition nziza iri bugutwikire ibintu uri gutera cyangwa se gukora. Rero aka resistance nababwiraga, cyangwa se bakita resistance feasible, naga feasible ariko karesista kuri chaleur. Ni ukuvuga ko ni resistance kari chauffante. Ni ukuvuga ko resistance urabona ko karambitse hano hasi ku bushyuhe. Rero iyo gashyushye ipasi igashyuha cyane ikarenza urugero, bivuze ko ya thermostat yacu bitari gukora neza, itari kuyikupa uko bukwiye, cyangwa se itakibasha kuyikontorora. Aho kugira ngo ya pasi ze gushyuha resistance turike cyangwa igomeze yangiza ibintu, aka karashya kagacika. Ni uburyo rero bw'ubwirinzi bashyizeho kugira ngo umuntu ajye abona cyangwa se ipasi ibe protection cyangwa se ibe iporoteje. Ubu rero ngiye gupima ndebe aka kantu kanjye niba ari kazima, aka resistance. Urabona ko aka resistance kanjye karahiye. Yari kazima nkagapima, gahita gakonduwiza continuité, gahita gasona nkaho ari kazima. Noneho ndongera mpime iyi resistance yanjye. Iyi resistance yanjye nayo ni nzima. Urabona ko ifite ohme ni 25, ubundi ipasi iba ifite ohme hagati ya 25 na 40, biterwa n'ipasi uko yubatse. Noneho ndapima ya thermostat yanjye nayo. Hano urabona ko thermostat rero ni reka nyite ko ari nka interrupteur, niyo yatsa ikanazimya. Ni ukuvuga ko uru rutsinga ruba rujemo rukongera rugasohoka, abari urutsinga rumwe. Bivuze ko urutsinga rurinjira ukaza muri thermostat, rugahita rusohoka rukaza kuri resistance. Ni ukuvuga ko rero ndapima ya thermostat yanjye ndebe ko iri gukora gutyo. Urumva iriho, reka noneho nyikureho twumve ko ivaho. Urumva ko ivuyeho, hano iriho, hano nyikuyeho.
ni ukuvuga ko ya pasi yanjye ivuyeho. Ni ukuvuga ko hano iyo ngeze hano mba ndi kuri minimum, nayizamura gutya ikajya kuri maximum, nagarura hano nkayikuraho. Ni ukuvuga ko niba mpejeje ndayihejeje, niba ngarutse nyikuyeho. Iyi rero ikora nka interrupteur, ariko nanone interrupteur imeze nk'aho ari automatic, yikoresha ubwayo bitewe n'uko komande yayo ikoreshwa ni n'aka kabati karimo gashyuha kakidirata cyangwa se kagahunga. Uko ubushyuhe bugenda bukageraho karahunga, uko gahunze rero kakagenda gakurura ya pasi kayijyana gukupa. Ni ukuvuga ko rero ko kikoresha gahunga ubushyuhe. Aka ka switch rero gakora wenda nubwo tutari twabivugaho, ariko kenda gukora nka kamwe kaba muri keto. Muri keto naho kabamo, uziko ucomeka amazi, noneho yamara kubirindura neza amaze gutogota, keto ikikupa amazi akavaho. Izo keto rero nayo ifitemo kariya kantu k'akabati kaba kenda kumera nk'aka. Aka kabati rero uko ubushyuhe bugenda buza kagenda kikuraho, kakidirata, kakagenda gahunga ubushyuhe, kuko ubushyuhe uko burushaho kugashyushya ko karabangamirwa, noneho kakigirayo. Ubwo rero ni ukuvuga ko ahangaha naho ni nkako biba bikoze, hanyuma ya thermostat yacu ikabasha gukupa. Ubu rero hano ikibazo nyamukuru nsanze iyi resistance yacu, aka ka resistance karimo hano, ubu ndi kujombera hano muri aka gapipe kayo, nkashyira nkakoza ku rutsinga imbere hano ku nzira, cyangwa se niyo napfumurana nkajombaho gutya. Appareil bifite korudo zityaye yinjira igakoramo, urabona ko ntago gakora. Aka rero ndagafunguramo. Ikibazo kuri resistance, ese resistance ushobora kuyidekarasa nongera kuyisubizamo? Iyi resistance niko fuse nshobora kuyidekarasa sinyisubizemo, ariko no kuvuga ngo niba ntayishubijemo ubutaha nihura n'ikibazo nk'icyo yari yahuye nacyo, ishobora gutwika, igatwika ibintu umuntu ari gutera, cyangwa se nayo ubwayo ikitwika. Rero igashya igatwika iriya resistance yayo. Aka rero ndagakuramo ndebe nshake protection aba ari ngombwa. Protection aba ari ngombwa kuko constructor impamvu aba yayiteganyije nuko aba azi buriya ikintu cyose, niba ari umuntu uri gukora ipasi, ari uruganda, bashyiraho uburyo bw'ubwirinzi bwayo bw'ipasi, bagashyiraho uburyo bwa protection, ku buryo iramutse ibaye igize ikibazo runaka, ipasi ibasha kwikupa cyangwa se ikazana ubwo buryo bw'ubwirinzi bwayo kugira ngo itaza kugira ibintu byinshi yangiza. Rero aka ngaka ndagakuramo, reka nshake aho ngakuriramo ku buryo kataza kugorana. Nimara kugakuramo kugira ngo kaze gusubiramo gafite ya izora yacu ako tuza gushyiramo. Twibukiranye ko muri kwibaza ngo ese iyi pasi wenda nk'ikibazo nababaza, aka kantu kumubona ari akantu k'agaplastike kuki kadashya? Ni ikibazo mubajije nawe umunyeshuri imbere yanjye. Kuki aka kantu, nubwo turi gukora video ariko reka tubarize n'abandi, kuki aka kantu kadashya, cyangwa se iyi pasi irashyuha? Nabyo ntabwo nari mbivuze, ariko mu gushyuha kwayo mwana ko harimo insinga zifite izora. Ni ukuvuga ko izi nsinga ubwazo zifungiranye imbere mu bushyuhe, zagahiye, ese n'aka gaplastike kagashya. Kuki rero bidashya? Kirakomeye. Okay, ikibazo kiramunaniye, ariko wenda nk'abantu turi kumwe, impamvu izi matiere, utu tuntu turimo twose twa plastike tudashya, utu tuntu twose dukoze muri matiere bita amiante. Ni matiere iresista kuri chaleur
cyangwa se ku bushyuhe mu rwego rwo hejuru, ku buryo nubwo ahangaha ashobora kuzamo ubushyuhe nko kugera kuri dogere 200 cyangwa 300, aka kantu nta kibazo kagira. N'izi nsinga rero ni nako zimeze. Iyi izora iriho hano ni ukuvuga ko izora ibiriho ibijya kuba wenda ijya kumera nk'umwenda, ariko none ubona atari nk'umwenda, ikobona nanone ijya kuba nka niro kandi si niro. Ni ukuvuga ko rero iyi matiyeri iri izore, urabona ko iyi matiyeri iri izore hano itandukanye n'iyo bizoresheje hano inyuma ku nsinga inyuma, bitandukanye na za zindi zijya mu bushyuhe. Urabona ko mu bushyuhe zigisohokamo bahise bazungaho izindi zisanzwe, ariko nazo zifite matiyeri n'ubundi ikomeye. Ni ukuvuga ko rero za nsinga zacu cyangwa se matiyeri iri hano yose iresista kuri chaleur, kubera hano haba harimo ubushyuhe bwinshi. Aka ga plastique rero, aka ga pipe ubona hano karesista kuri chaleur, ni ukuvuga ko karesista ku bushyuhe, niyo dogere zazamuka zikagera muri 200, aka kantu ntacyo gashobora kuba. Ni ukuvuga ko rero iyi matiyeri impamvu ntago nari mbivuzeho, atazagira umuntu ufata urutsinga rundi rusanzwe akajya gushyira mu ipasi wenda asanze rwahiye cyangwa rwagenze ukundi agashyiramo urusanzwe, rwahita yayizora bwa bushyuhe buhita buyitwika, agasigara insinga zigahita zikora kuri ibi byuma, bigahita bikora short circuit, umuntu uyikozeho rero umuriro ukamufata. Rero ahangaha wenda nanone aka kantu tukavugeho, aka kantu kari hano mureba, aka ni hahandi hamanukira y'amazi yinjira hasi muri resistance, amwe akora steam, y'amazi aramanuka hano imbere. Urabona ko ni ikintu cy'igipu kimeze nkaho kirimo umwanya, y'amazi yacu aramanuka yose akamenekamo hano hasi, hanyuma yamara kumenekamo kubera haba hashyushye agahita hazamo agapresiyo, agahita asohokera hano, steam yacu igahita isohokera hano. Reka rero dukuremo ka fusible kacu, reka mpambure ku gice cyo hejuru ariho ngakuriramo, ko hasi ndi kubona kabyanze. Ndakuraho rero, ndi gushaka gucomoramo rwa rutsinga cyangwa se ya nsinga yanjye, kugira ngo nkuremo neza. Hano rero aka kantu kaguye, wenda sinari nakababwiyeho, ariko aka kaguye ni siporo iza hano mu mpande, ni ukugira ngo iyi izora cyangwa se iki gikava kidakora kuri iki kintu, kandi iki kintu kirashyuha. Utu tuntu natwo rero dukoze muri matiyeri iresista ku bushyuhe, nitwo tuza tukicara kuri ino resistance tukabasha kuresista ubushyuhe. Urabona ko hano kubera ko yanashyushye cyane, hano yari yatangiye gushyuha, ni ukuvuga ko iki kimanutse kigakora hano kirashya, niyo mpamvu byo ni pasi yarahiye mu mpande, yaratangiye gushya. Ni ukuvuga ko iki kiba kitagomba gukora hano, niyo mpamvu harimo aya mayizora ngutu tubiri, n'akandi hano ku mutwe. Ni ukuvuga ko twombi ni uduproteje kino gice kugira ngo kidakora aha hasi. Ni ukuvuga ko nufungura ipasi rero bizaba ngombwa ko wongera ukagashaka aka kantu, nubwo waba utari kukabona, bibaye byiza ukamushyirira. Rero ya pipe yanjye nababwiraga, aka nako karesista kuri chaleur, meme n'uru rutsinga matiyeri rukozemo resista kuri chaleur. Reka noneho dushake ko tubona kari akantu, rero ko tukabona kari akamatiyeri. Aka rero kuko gapfuye kandi haranshaka kuhateranya, ndahakata, hanyuma ndagakataho, ndeba kandi ko ndi bukabone, turebe. Ko ngaka mbonye ko ariko sa 15 degrees Celsius. Aka rero reka tureba nako bisaba ko ubanza ukareba
ampere 240 degrees Celsius. Ok, akanako kakora neza 240 degrees Celsius. Turebe sakenti. Bashyiraho aka, noneho aka ngiye kugasudira kuko hahandi nahakase ntabwo nshobora kubona uburyo nkafatishaho kano ndagasudira. Ndashyiraho akayite, nangiraho akayite kugira ngo ka kantu kanjye kaze kuba gafashe neza. Ndafata yerekeza hirya kugira ngo ntaza kwiyotsa. Kano kantu karashyuha. Voilà, urabona ko karafashe. Noneho ndasudiraho rwa rutsinga rundi nari nakuyeho. Rutsinga rwanjye narwo ndashyiraho sudire. Ese wenda tukiri hano ndi gusudira, hari ibintu wenda nari nifuje ko hari nshobora kubasangiza ku bintu bijyanye no gusudira, uburyo umuntu afata fer à souder n'uburyo umuntu ashobora gufata sudire kandi ukabyikorera, kuko iyo ufashe sudire ukayikoza ugasudirira hasi hajyaho imyanda ya sudire yacu ntize kubasha gufata ifashe neza. Rero wenda nzabikora muri video yindi mbereka uburyo umuntu ashobora gukora agasudira. Ndashyiraho ete nanone ndasudiraho aka gatsinga kandi, kuko ujya kubona ukabona umuntu kwifasha ari gusudira biranze biramunaniye, kandi yakifashije agasudira kandi neza, ugasanga akeneye umuntu umufasha cyangwa akavuga ati ntabwo ibintu ndi bubikore ndi njyenyine, nkeneye umuntu umfasha kandi ugiye gusudira. Rero hari uburyo cyangwa se metode umuntu afatamo fer à souder na sudire n'urutsinga agiye gusudira. Ubu hano murabibona uko nafashe kandi mfashe utuntu twinshi kandi nkoresheje intoki, ibiganza bibiri nkafata fer à souder nkafata ibyo dusudira n'icyo ngiye gusudira. Ahangaha rero ariko ubu urabona nkaha ubu ka fuse maze kugateraho, urabona ko noneho hajemo continuité, bivuze ko ka fuse kanjye noneho kari gukora, bivuze ko ubu noneho kajyana wa muriro twaburaga. Ndabongera rero nsubizemo kaga pipe twibukiranye ko twavuze ko karinda nkaha ngaha kuri kano ga fuse hatizoye, kugira ngo bidakora kuri kiriya cyuma bikaba byagira byakora short circuit. Ndagasubiza aho kari ndagasubizamo, nongere nkagorore neza, nkakurure kano kantu kagomba kwicaramo hano. Kagomba kwicaramo hano. Rwa rutsinga rero rwanjye ndarunyuza hamwe rwari runyuze, hanyuma ngende nongere ndufixe kuri uru nguru hamwe rwari rufikishije. Okay, uru rwari rufunze kuri uru n'umutuku n'ubundi, hanyuma ndongera nshyiremo aka kayizora kayo. Kano kari kadufashije ko hano kari akayizora, gashyiramo ukongera ukagakanda na pensi.
hanyuma nkasubiza amata kahafashe. Hanyuma ndapima reka nje gutestinga, ndacomeka ya pasi yanjye kugira ngo ndebe ko iri gukora, niba iri gushyuha. Ndacomeka hanyuma ndavariya. Hano urabona ko igiyeho, ihinduye icyatsi, hano isubiye ku mutuku. Urabona ko niba igiyeho ipasi iri gushyushya resistance ihita ishyiraho vere, kandi mu gihe kare itashyiragaho vere. Urabona ko itangiye gucumba ka kotsi kacu n'utuzi twari turimo. Ubwo rero ikintu gikurikiyeho ni ugufunga nk'uko twatangiye dufungura. Turugiye kongera dufunge, hanyuma ipasi rero yacu twakoraga kugira ngo wenda hari video ikanabangama. Ipasi twakoraga nuku yari imeze, yari ifite kiriya kibazo. Wenda ikindi twakibukiranya nuko dufite ubundi bwoko bw'amapasi akoze gutya, afite ino resistance, afite iyi resistance ariko ntagire igice cy'amazi, akaba afite n'iyi thermostat nk'ibisanzwe, ariko iyi parti y'amazi ntayo agira. Ni ukuvuga ko rero iyi pasi ikoresha amazi. Wenda ikintu umuntu yaza kubereka nyuma twamaze gufunga ni ukuza kureba steam, uburyo isohora ya steam n'uburyo iba iri gukoramo. Pasi rero tumaze kuyifunga, urabona ndi gukanda y'amazi. Dore uyu ni wa mwuka, kuko iba iteretse hasi iri ku mwenda, uko ukanze ya steam ihita imanukira hasi ku mwenda. Uyu ni wa mwuka, iyi ni ya push button yayo y'umwuka. Iyi ni imwe izana amazi imbere, urayabona n'aya y'imbere. Rero ndumva fer à repasser yacu twari turi gukoraho irarangiye. Nakagaruka rero. See you, ciao ciao.